Ese abantu babona amafaranga bicariye mu cyo bita passive income babigenza ute? Ese ni maji bakoresha? Ese ni izihe tekinike bakoresha? Ese ni amahirwe? Muri iyi video tugiye kubera hamwe icyo kwita passive income, ni gute wakora ibintu bikaba passive income. Ese bisabye kugira ngo umuntu agire passive income. Tunarebe n'ibyo abantu babeshya mu bijyanye na passive income. Ndaguha na bonus y'ukuntu ushobora kuzamura passive income mu buryo bworoshye. Muri uyu munsi tuvuga ku cyo twita passive income. Passive income mu magambo ni amafaranga ushobora kubona wicariye utari gukora. N'urugero, wagiye nko ku Gisenyi, nko ku mazi cyangwa ahandi hantu nko kuri Muhazi, abantu ukajya kuri banki yawe kuzaho udufaranga, ukajya na wenda utuntu dutangiye kwinjira kuri bank account yawe. Biriya babyita passive income. Magambo ni ukuntu ibikorwa byawe cyangwa se ibintu byawe, business yawe itangira kukwinjiriza naho utaba uhari. Ese iyo bavuze passive income baba bashatse kuvuga iki? Passive income abantu benshi mujya muyitiranya kubera ko nyine haba harimo ijambo ngo passive, nyine ibintu wumva uri kubona mu buryo nyine utarimo effort. Ariko kugira ngo ikintu kibe passive income, kigiye ku rwego rwa passive income, kiba cyabanje guca mu rwego rwa effort. So kugira ngo ugire YouTube channel yaguha amafaranga wicare nta video wakoze, byagusaba nibuze igihe kitari munsi y'imyaka 2. Kugira ngo ugire website igurisha hosting n'ama domain name, abantu bazajye bagura amafaranga yawe ajye kuri konti yawe, byagusaba nibuze igihe kitari munsi y'imyaka 3. Kugira ngo ibitabo byawe ubyandike online, ujye bicuruza online, abantu bajye babigura wicare kugira ngo amafaranga ajye aza wicariye, byagusaba igihe kirekire. So passive income ibanzirizwa na effort, ibanzirizwa na sleepless night. Va ku bantu rero bagira ute, ku bantu baguscaminga bakubwira ko bagiye gukwega passive income nta kintu wakoze. Umuntu akubwira ngo iyi ni passive income, azajya abanza kwereke effort zigomba kubanza gukorwa. Nk'urugero, abantu benshi mujyamo bascammed mu bintu bya forex. Mu by'ukuri ngiye mu bushakashatsi nakoze, ntago forex trades ari scam at all. Iriya ni legit business. Ikibazo abantu benshi babirimo cyangwa se n'abantu babibigisha, most of the time barabascaminga. Urumva ko ntago ari ikibazo cy'uko forex trade ari scam, ahubwo ni abantu babibigisha babascaminga. Ntago bababwira effort n'imbaraga ziba zashyizwemo kugira ngo babageze aho hantu. So icyo gishoboka cyonyine, umuntu ashobora gukubera umumenta. Rero umumenta kinagufasha akugabanyiriza igihe wazaspending, ariko ntago iki gihe kigeza kuri 0. Ntabwo niba umumenta yaramaze imyaka 8 yiga ibyo bintu cyangwa se abikoramo, icyo kugabanyiriza niba uzashobora kuguha experience ku buryo wabikora mu mwaka umwe cyangwa imyaka 2. Ariko ntabwo mumenta uko byasa kose yagufata nk'igihe agishyire kuri 0, afata effort ngazishyire kuri 0. So rero ikintu kiba bisabwa, niba kwibwira ikintu ngo ni passive income, uzajye ubanza umubazo uwo muntu uti mbwira effort bisaba, mbwira amajoro bizantwara, mbwira igihe bizantwara kugira ngo nshyiremo ibintu bitangire bimbyarire amafaranga. So passive income rero ni iki? Passive income ni ugukora ugakora kugerageza igihe ibintu noneho bitangira kwikoresha. Ntabwo ibintu bitangira kwikoresha utigeze ushyiramo effort. Ibe YouTube ni passive income, ariko biragusaba kubanza gukora. Ibe website y'ikinyamakuru muri Google AdSense, biragusaba kubanza gukora. Ibe kuba umufreelancer, bizagusaba gupostinga kwa ziriya Upwork, Fiverr n'izindi platforms zitanga akazi amezi menshi kugira ngo uzabone bid imwe. Ibe kubaka website, ntabwo website ya mbere uzubakira umuntu izahita kigushyira kuri calibre yo kuba watakuba umu expert. So passive income rero, niba ushaka gukora passive income, tangira uyu munsi uhasoringa, tangira uyu munsi ukore. Njye uyu munsi
muri kampani yanjye ya Frinovators bitangiye gukunda, ntangiye tugurisha hosting, abantu barashobora kuza kagura hosting cyangwa domain name, ndahari nkabona amafaranga kuri bank account. Ariko nkubeje ko nawe uyu munsi wazo ukadagutangira ugatangira kubikora bigatako biguhira nawe ndi gukubeshya kuri ko maze hafi imyaka iri muri no business. So bivuze iki rero? Passive income iko hard working mu gutangira. Passive income bivuze ko ugomba kubanza guhasoringa kuzageza ibintu byawe bigira ute bitangira kwikoresha udahari. So ni ushaka gukora passive income tangira uyu munsi. Ndabakunda cyane mukomeze kurikirane Teacher Sam. Bye bye.